nagutubura abashombe buri sha habamo no kumutumeza kanamuhaye inshyashya kayanga nigenda abanyarwanda bakunda ibintu bya make ese bamwe kuki bafungirwa mu rugo abandi kuki bajyanwa kuri brigade naraburi Bamporiki igihano buri yagikomeye yahabwa kandi umuntu twese twakwishimira ubundi harongora umugabo arongora umugore we bari birabyita gusambana niba ugiye gusambanya umukobwa mwabyumvikanye mwakindangamuntu ikindi none cyabaye nk'ikinshanga kuba muheto wenda ibyo nabibaza Mutesi Jori cyase muzaye mubaze nk'abanyamakuru bagenzi banjye kuvuga ngo muheto uri mwiza pe ibyo yavugiye mu burengerazuba nanone bifite ikindi bivuze kuba muheto no ku musozo happiness nyine bigwe byishimo iba ngutanu kuki utamaye happiness nyine nese nyine abantu urumva ko ari ibyishimo ariko yo bituruka ku mibonano mpuzabitsina ntibagabice ku ruhande Piponezere ko mumeze neza cyane yawe TV ni Patrick de Entertainment tugaruka muri stories zitandukanye cyubusabwa no gukomeza kurikirana yawe TV ugasobanukirwa isiba ivanaho iba yerekeza kandi mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu turi kumwe muri kino kiganiro na Body Max Fitness kuvuga ko nifuza kuba physical fit kugabanya ibiro bitera neza kugabanya ibiro cyangwa kubyongera dufite personal trainer baguha imyitozo ugendanye n'uko wifuza gutera dufite gym nziza cyane ibikoresho byose dufite sauna and massage dufite swimming pool ku bantu bikundira koga mu Giporoso hano ari tuzikana mbinje mu hilltop kati muso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 8 tukaguha service mbamubwiye haruguru umunsi turi kumwe na Sibomana Emmanuel Shatsumwite Patrick mukomere cyane ni amahoro ndashima Imana twishimiye kwakira kuri yawe TV asante sana akamoto karagurisha nagutubura abashombe buri sha habamo no kumutumeza kanamuhaye inshyashya kayanga nigenda abanyarwanda bakunda ibintu bya makeya ukundi abantu bakunda ibintu bya make nyine birakugiraho ingaruka byiza wagura ikintu gihenze ikizima ubundi nyine bikagenda bikora abana muri iminsi bagabanyije ariko abana kurya abana barabigabanya abana batariwe nicyo kibazo bivuga ngo abantu ngo nagikwe ariko buri weekend ukabona burahari nyine bikakomeza kuba ariko ni nako batandukana nanone uzi divorce ziri hanze aha divorce n'ubukwe bane iki cyinshi icyinshi birumvikana icyinshi n'ubukwe ariko nanone sha divorce zasaze kabisa zasaze muri experience yawe nubwo utaragira urugo ariko tuyatubona sinari ngiye kurugira se ariko nibirawe babona nibivuze nubwo utaragira urugo ariko uraza kuduha experience ufite usanga umuntu yigisha ko babona views ukabona afite nk'eshanu mu myaka ukaba se umuntu yigishije naho sugira miliyoni n'ibihumbi 500 abonye Harmonize muri Tanzania yagize miliyoni n'ibihumbi 300 mu masegonda 40 nangahe ariko nkanya mfite ubushobozi bwo kuguha miliyoni y'aba views ku munsi mu mafaranga he turumvikana icyo gihe turanegosia ndavuga miliyoni y'aba views kuri YouTube ku munsi na comment igihumisha kuzigwa kuri Instagram na kuri YouTube byose ndabigurisha ndabostinga aba followers ba Instagram baririye batavaho ariko niba ushaka bamake bavaho nabo ndabaguha views miliyoni mu masaha 28 ku munsi ndazitanga na watching time aba subscribers aba followers ba Twitter n'iki ndabikora ibyo bintu si igihuhara ndabikora n'ubu ngubu nshaka kuguha like none ahangaha uko habari nko kukubonye kwa nkuri ko bishoboka hari umukobwa ejo namuhaye yaguze views na like zo kuri Instagram sindi muvuga amazina kuko umutekano we batayangagura views ndangije numva kuko nkeneye no kugira ngo amenye ko ngushaka comment umuha bonus ya comment nka 30 abo nazigiyemo arasara abantu se baza ni wowe uziyandikira nimba ari ugiye kwandika ko ushaka kugura comment za Instagram urazandika nkakubwira uburyo uzandika zibugomba kuba interuro imwe wangiza ukazinyohereza nkazishyiraho ukazishyira mu bantu batandukanye se bikaba ko ari runaka bakomanse ari abantu batandukanye ushaka kwandika mu cyongereza mu kinyarwanda mu giswahili n'iki wowe ukazima ngiye noneho nkazishyira kuri ya post ushaka kuzijya urazi comment ziye kuri post ukabona abantu bagiye bakomanta mu mazina y'abandi byabintu ko byakunze miliyoni mu reka ibintu bya social media no kwenda abantu bamwe bagisinzire n'icyo ko social media na ahantu wakora amafaranga wafite YouTube channel urazi YouTube channel zubakiye babana amafaranga yo kurya ubuzima bugakomeza n'iki ngiye ko ntafite YouTube ndagira supporting abantu bakagira
nkazamura social media zabo yaba Instagram, Twitter, Facebook n'iki. Nibutse abantu ko Instagram yanjye ni Sibomana_Emma, Twitter ni Sibomana_Emma, Facebook ni Sibomana Emmanuel, YouTube ntayo. Instagram ufite followers bangahe? 271. Ibihumbi? Ariko ubwo nuwango 271 ariko sindatangira gushopinga nako kuboostinga ndimo ndita ku by'abandi n'iki ibyo 270 n'ibyawe n'ibyanjye ntabwo nakwera kubera ko uyu munsi tubuvugishije ukuri amafaranga yarabuze nta kuntu abona nk'umukene ndaguze aba views ya sub n'iki nimba nungutse 5 ngo mpite mbiguramo aba followers none ahangaha nkeneye internet nkeneye kurya nkeneye ibirayi nkeneye kuyagute ndangura aba views ndangura aba followers nkaguhera ku giciro nyine kwa ngira ikintu mfataho ariko wanjye umunsi nabihagurukiye nibura nintangira kugura ku boostinga niba nzagurya kuri miliyoni nibura y'aba followers uyu munsi Shadibu ni ufite miliyoni ariko hari n'undi nabonye bita Boscan afite miliyoni n'ibihumbi na miliyoni mu Rwanda ngira ngo abatanzania hari n'undi nabonye bita Nshuti Gatwa afite miliyoni 2,600 ariko ngira ngo abantu ntibaramumenya ariko mu by'ukuri abantu benshi bazi ni Shadibu. Ese ubwo ukurikije kuri ibyo bintu hereyeho ukuri kw'ibintu bera kuri social media no kuye si zero ubwo ukuri niko guke kubera social media ibyinshi habaho fake life nka mirongo bihora bihindagurika bitewe n'ibyegeranyo cyase abashakashatsi baba basohoye ubushakashatsi bibera kuri social media ariko majority bera kuri social media ni fake life n'ubuzima bwo gufakinga ukabona umuntu abayeho mu buzima buhenze arya neza atembera ahantu heza n'iki ndibuka abantu bareba status zanjye nagiye posting kuri social media zanjye ndi ku ndege Rwandeya ndimo imbere ndi hanze yayo private jet ndimo imbere nicaye zira kideye kini cya UN yakagera n'iki ariko nkabona umuntu aranyandikiye ngo umuhanguje wangure miliyoni 5 ngo aragafasha ariko mu by'ukuri nabaga nagiye mu kazi gukamera twamara gukamera bagiye nkagaruka indege ntinguruka sindagera mu ndege ngurukane no kwigendamo nkajyamo imbere nk'ifotoza hanze bikako nagiye ariko nkagaruka sirangurukana abantu bakagira ngo mpora mu ngendo usanga umuntu aramwe ni mugurize 2,300,000 hari n'umugore wandakariye ndabo rwose nimunkurikiye rwose mbabare nta mafaranga nari mfite nyumva n'umudamu ubatse ati wambere ukanguze 2,300,000 miliyoni 2 n'iki nta mafaranga mfite abenshi barafakinga kona muntu bayumuza buhenza ariko mu by'ukuri aba mu kageto k'ibihumbi 15 ngubuzima bwa social media nimero zanjye ari umuntu ushaka kuboostinga cyangwa ashaka kugera status zanjye zinspiringa abantu benshi barabimbwira kandi abashimira ni 0783444324 ariko umuntu uri hanze y'u Rwanda yabanza akamenyetso ko guteranya 250 7844324 ubundi wansura kuri Instagram yanjye ni Sibomana_Emma nabivuze Facebook ni Sibomana Emmanuel Twitter ni Sibomana_Emma ubundi dufatanyije twagera kuri byinshi ikindi banakora subscribe nyamuneka n'iki kiganiro abantu bagisharinge kugira ngo ino message igere kure umutumwa bugere kure basharinge kabisa dukoresha umuntu utanga views tukazibura basharinge nushaka duhereho uziduye mwenda bahera ku kiranguzo nimugura views ndabera ku kiranguzo Okay, first uyu munsi nibwo twinjiye muri shacu tukiri mu bintu bari aho ngaho biri trend kuri social media munava ko social media imaze gufata indi ntera Twitter zabaye nyinshi Facebook abantu bamaze gusobanuka bamaze kumenya gukoresha izo mbuga nkoranyambaga uyu munsi none navuga ko imaze gufata intera uyu minsi ko navuga ko Twitter ari isa naho irimo kuzamuka cyane mu gukoreshwa buri kintu cyose yahita umwihariko wacyo abakunda ni nka ntuza abantu bakunda umupira w'amaguru football batandukanye n'abakunda umuziki hari n'abatwawe n'intuza na filime biratandukanye rero hari abatwawe na social na Instagram bahora kuri za live n'iki hari n'ababa kuri Twitter ngimba cyane kuri Instagram nge umuntu wa Instagram cyane niyo mpamvu ujye ubona kuri status zanjye nandika ngo kuya nkonsirite Instagram yawe ni 10,000 gucekinga YouTube yawe ni 10,000 nakazi ndi mukonsirita w'ibintu bya social media kandi birantunze nimba kuya mu posting n'iki haba kumvikana gufashanya ukabaha agaciro nkaguha agaciro ariko tukazamurana ikindi Twitter nayo hariho abantu kuko bura iyo ugiye no mu bushakashatsi hari nk'ikigeranyo cya ubushakashatsi bwasohotse mu mwaka ushize 2020
ubu ngubu nabaye mbiparitse byanyuraga ku Isango Star birahava bya ku Isibo TV nabaye mbikaparitse ku mpamvu zanjye zihariye hose narahavuye ubu nimo ndikorera ndimo ndazamura social media z'abantu abagura aba views n'iki n'abandi babishaka mu kazi kose so Twitter na Instagram irusha Twitter abantu ba users abantu bayikoresha urumva Instagram yateye imbere cyane ubu ngubu hakaza haje na za YouTube, WhatsApp, hari n'indi bita WeChat. WeChat ni application yenda kumera oya WeChat ni application yenda kumera nka WhatsApp ariko iyo ikoreshwa mu Bushinwa gusa. Guhora iyo uri mu Bushinwa biragoye gukoresha WhatsApp, Google, YouTube, Facebook ushaka gukoresha ikintu bita VPN. N'umuntu uyikoresha yikoresha rwihishwa amategeko y'Ubushinwa arabihana. Bagufashe uri gukoresha n'imbuga tubaho za YouTube n'ikiba urabihanirwa. Bakoreshwa rwihishwa ukoresha akantu bita VPN ujye ubyumva. Uzi ko abashinwa bafitanye ibibazo n'abanyamerika kandi zina application nyinshi n'iz'abanyamerika Mark Zuckerberg na nyiri Twitter n'iki harimo beef kubera ko Ubushinwa bwasabye Amerika kujya batanga pourcentage y'amafaranga yinjira kurazi ko Ubushinwa cyo gihugu cya mbere gifite abaturage benshi ku isi bafite miliyari 1 na miliyoni magana ngahe nicyo gihugu cya mbere ngira ngo nimba hakurikiraho Ubuhinde nuvuga ngo basabye ko Amerika yajya yishyura pourcentage ku mafaranga ava kuri YouTube, Instagram, Facebook, zino social media zose Amerika iranga batero turababana rero bahita babibana nawe bitoroshye tugiye kuri story yacu cyangwa se ingingo nyamukuru uyu munsi none tukiri kuri ibyo bintu bitamba kuri social media tutaninjira ku kibazo cya Bamporiki neza reka turebe muri iyi minsi abantu barimo baramuvugaho bati abantu nanjye mbibona nawe nkuko bibona nkuko bibona baramwibasira ikindi rega yiri umustar abantu barakuvuga waba wakoze neza wakoze nabi wabasabye imbazo utazisabye yiri umustar abantu barakuvuga uko byagenda kose wenda tuje mu star kurumva harimo mu bya politiki katuje mu by'abastar bisanzwe nanone njya mbabazwa n'umustar ubabazwa nuko bamuvuze kuko umustar kinakose cyose ubundi ni inkuru nuko wenda n'igihe bihura n'abanyamakuru batazi gutara amakuru batazi gucukumbura ikintu umustar cyose akoze ni inkuru yakotoye yagize gute ni inkuru ariko nanone nimbura umustar nyine ugomba kwiyemeza kuzavuga mu byiza no mu bibi hari tugiye mu bya honorable Bamporiki nyine abavuga baravuga n'ikintu bafatarana umuntu ari mu bibazo ko muri buno buzima tubayemo tunyera mu bihe by'umwijima mu bihe by'ibyishimo mu ndwara turishima turaseka turarira byose tumba kwitegura kubana nabyo cyase kwitegura kubibaho mu gihe wavutse wanapfa warwara wafungwa twese turabakandida kandi ntabwo wamuseka umugabo mbwa ngo aseka imbohe so abamuvuga rero baseka niki bagaro twa tuvideo twa kera ntabwo ari byo ya okay bukwiye kuba ubuhe butumwa se kuri abo bantu ahubwo bagaro za foto za kera bitarabera neza ukuntu abantu nk'abara ntibazabura kubaho haba ari mu bihe byashize mu byo tugezemo no mu bihe bizaza abantu nk'abari abahoraho ariko umuntu utekereza umuntu ufite ubwenge ku gihe umuntu uzi ko ubuzima buhinduka n'iki nase ntuzi ko mu gihe cyacu twavugaga ndimbati nyuma niko haje Miss Rwanda uyu munsi Bamporiki ushobora gusanga nk'ejo bundi haje indi nkuru ikabizimya none ngo ino si twese turagurizanya urumva turagurizanya ahubwo tugomba kureba ngo tukigereza abantu bagiye banyura mu bibazo wabyitwaye mute ushaka kuzukanyegera ukambaza se mu gihe cyawe nasaniye isi yose yarimo igutuka nabonaga comment ku ma YouTube channel n'ikibanuka wabyitwaye mute wanarwara depression n'iki wanasara wakuruka ku musozi ibyo byose nyine ngo umuntu nkuri uri mu bihe nka biriya nanone n'ubutwari gusaba n'imbabazi ni ikintu gikomeye cyane umuntu yanamwigiyeho cyase yanamushimira ariko se abo bantu bari hanze bagenda bavuga nta gihe batabayeho ariko umuntu uzi icyo ubuzima bw'umuntu si busobanuye ntabwo wakwibasira umuntu mu gihe yahuye n'ikibazo kuko kugera kure si ko gupfa uyu munsi ari mu kibazo ariko igihe kizagira ibibazo birangire nubwo bamuhana bakamukubita akanyafu ibihano bizarangira okay none se ubwo twinjira no ku kibazo cyo nyirizina gusaba imbabazi kwa Bamporiki bivuze iki ese Twitter ya His Excellency ari playinga ku muntu ku mbabazi za Bamporiki hepfo agashyira ati guhanwa nabyo bari ingenzi birimo neza twebwe ariko wibuka ko gusaba imbabazi ni ikintu cy'ingenzi kuko urabizi ko atari we wa mbere wenda ukoze icyaha cyasuguye mu mutwe cyase mu kibazo runaka kikosa hari n'abandi bagiye babikora ariko sinibamwe basaba imbabazi so gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye cyane plus kuri titre nka minister gutinya gusaba imbabazi no mu ruhame ko hanaho umukuru w'igihugu yavuze ati si ubwa mbere sinzi hano yenda kuvuga ibintu nk'ibyo
ariko nubwa mbere tubonye asaba imbabazi mu ruhame ko kuri Twitter ku mbuga nkoranyambaga ni mu ruhame. So igikorwa cyo gusaba imbabazi ni igikorwa cy'ubutwari bukomeye cyane, ndetse kuri rwa rubyiruko tumukunda inspiringa, ni ikintu kagombye kumwigiraho mu gihe twaguye mu mutego tukora amakosa, ko twese ntabwo turabere, urumva no one is perfect. Twige gusaba imbabazi, nimba waguye mu mutego, nimba gufatiye mu cyaha, ca bugufi mumbabarire, nanjye ndi umuntu, sibyo? Gusa imbabazi ni kimwe, n'itegeko ni ikindi. Kuba iretire muhagarika za letire z'umuhondo n'abantu basigaye basitinya, mbere twaritinyaga muri covid amabwiriza amashyashya, iretire muhagaritse ku mirimo yarashinzwe hadaciyeho kabiri ribu ibi bijemo asaba imbabazi nyuma ya ribu, byo bivuze iki? Ntekereza gusa imbabazi ni kimwe n'amategeko yajemo, ariko nanone yuko ko umuntu niyo uri buhanwe ugasaba imbabazi ugabanyirizwa ibihano. Umuntu wagerageje kuzimanganya ibimenyetso agahunga akirukanka akagora inzego z'ubutabera atandukanye n'umuntu wemeye icyaha ntazigore. Icyo ni cyambere. Ikindi no kuba afungiwe mu rugo nandi mahirwe dushaka gutegeza ko hari ikintu cyavamo, ariko ibyo ngibyo ntitwabitindaho no kubiharira inzego zibishinzwe, inzego z'ubutabera ababirimo, numva twabibaharira. Kuba kiri mu rugo akira afite access kuri network, iyo mifungirwe yo bite? Ni cyerekana ko ntekereza ko wenda ubwo icyo nagufasha nk'umunyamakuru w'umwuga naguha nimero z'umuvugizi wa RIB dogiteri Murangira bibasiye, ari mu mwanya mwiza wo kubisubiza akakubwira icyo amategeko abivugaho, ese bamwe kuki bafungirwa mu rugo, abandi kuki bajyanwa kuri brigade, ese unamubaza utese bisaba ikiranga umuntu nafatwa mu cyaha afungirwe mu rugo. Ibi byose ni ibintu ndawazabaza umuvugizi wa RIB nguhaye inkuru ahubwo. Patrick cyangwa se umwana Emmanuel, si byose ujye ko yego kabisa. N'ubundi ikibazo cyo gifitwe n'amategeko, ngo mugende tuvuze ngo abantu baye baretse guciteka, baye baretse kuvuga ibyo bintu byose no bavuga ngo mugane ko amategeko yabigezemo cyane. None se nk'umuntu nka minister guhagarikwa ku mirimo ni kimwe, gusa imbazi ni ikindi, ariko n'igihano tuvuge ko ababariwe. Ubwo impamvu tuvuze ko ababariwe turaza kuzanamo n'ingingo yindi yo kuvuga ngo mu gihe atababariwe, kuko byose amategeko niyo azabigena. Mu gihe atababariwe ariho tubanza, mu gihe atababariwe n'ubuhe butumwa kuri wa muturage wundi nawe wakaruswa? Ni ukwitwararika ko urumva ruswa ni ikintu gikomeye, ni ikintu gihanwa n'amategeko. N'uwenda hari abazirya bagatsimbarara bakagora inzego n'iki, ni ukwitwararika tukirinda ibyaha. Kandi si na ruswa gusa, ubona hanze ngaha hari ibintu bifite aho bihuriye n'imikoreshereze y'igitsina, bafata abana ku ngufu, abakaruswa y'igitsina, abahohotera abagabo, bahohotera abagore, ko n'abagabo barahohoterwa, n'abana b'abahungu barahohoterwa. Ujya wumva biriya bintu dukina muri teatire, ujya wumva umuntu witwa Cedric, biriya dukina hanze aha ngaha biba bihaba. Hari uwumva rero ngo iyo bavuze ngo ihohoterwa ku gitsina bakagira ngo ni abakobwa bahohoterwa, n'abana b'abahungu barahohoterwa. Yego, abantu rero twirinde, tujye kwitwararika, kuko turi mu isi ibibazo, kuko hano turi ni ku isi ntabwo ari mu ijuru n'iki. Tugereze twitwararike, uyu munsi n'uriya, ejo ni wowe, twese turabakandida. Twitwararike aho bishoboka hose, n'ugenda kuba muri ino si bitoroshye, kandi si hano turi isi yose, aho wajya kwa Putin, wajya muri Amerika. None nko muri Amerika aho usanga n'umuntu afite imbunda iwe mu rugo. Niyo mpamvu mva abantu benshi baraswa, umuntu umugirana ikibazo ugahita umurasa. Kandi ikindi urumva nko muri Amerika ho nta n'ibintu by'umuco bagendera ko wongera ngo ho nta na minisiteri y'umuco bagira. So buri muntu wese rero no kwitwararika, buri muntu wese agacunga izamu rye. Ubwo icyo navugaga navuga ngo mu gihe umuntu yaseruswa akavuga indonke narayatse, icyo ni kimwe. Icyo narimo nshaka kuvuga nogira ngo ubwire abantu cyangwa se basobanurire wa muturage wo hasi nawe wakaruswa, ubwo duhere ku isibo cyangwa kwa mudugudu, akaba abonye minisitiri bamubabariye, kandi wenda hari undi mu gitifu tuzwe wenda wafatiwe muri iryo kosa agahanwa. Ikindi wenda tukira aho ngaho, wenda tukira ngo hari abantu babonye bamutera amabuye batukana bagira gute, rimwe na rimwe tubona umuntu yaguye mu ikosa, ni icyaha, ntibikatwibagize ibyiza yakoze. Turere n'akamaro amariye igihugu, ibyiza yakoreye abaturage, ibyiza yakoreye abanyarwanda, abantu bensipayarinze urubyiruko. Kuba yaratwensipayarinze ntibivuze ko atari umuntu nkatwe twese. Ni umuntu arakosa, nawe ni umuntu, ega ni umuntu, ari ku isi. So ntekereza ko rero bureka nkubwire, igihano buriya gikomeye yahabwa kandi umuntu twese twakwishimira ni ukumubabarira. Uzarebe nk'iyo umuntu aguhemukiye, yari yiteze ko ugiye kumujyana mu manza mukajya gute, ukabutinda kubabariye. Uzi imbabazi ariko guhabwa imbabazi ni igihano gikomeye ariko cyiza gikenewe. Buriya ababariwe cyaba ari igihano hawe, wenda abantu twakwishimira, ariko nawe buriya
bati ndahano kabisa ariko uzi gusaba imbabazi mu ruhame urabizi wenda tuvuge ko atari ubwa mbere abikoze ariko zisabye rwihishwa mu private mu ibanga hano ni ku karubanda none sasa wenda uzi ikibazo hano cyaba uyu munsi yazisabiye mu ruhame bije ku mbuga nkoranyambaga twese turabibonye ibaruwa irasohotse twese turabibonye bamubabariye akongera agakosa akongera akagisaba ku karubanda twe noneho nk'abanyarwanda byarabaye none birongeye biraba iki mu buryo bw'ofisho nkatwe muri rusange bya bigaragara ukundi uzi ariko kujya mu ruhame kandi mu mbabarire bishorwa n'abangahe gusa imbazo birakomeye ya ubwo bivuze ko mu gihe yazisabye yarazisabye mu gihe yababariwe ariko yazisabye bitaragira mu mategeko yego yababariwe ubwo icyo nicyo twari turiho mu gihe yababariwe isomo abandi abantu bagadufata amasomo wenda uretse kwenda rimwe rimwe tubivuga tutazi n'amategeko icyo bivugaho n'iki twabiharira inzego zibishinzwe noneho kandi buri muntu wese akagenda agacunga izamu rye kuko muri kino gihe ubuse nturengeje imyaka 18 sinzi niba ufite ababyeyi uretse uteye ko uyu munsi ukoze icyaha uteye ko bahana ababyeyi bawe niwe bakurikirana ugomba gucunga izamu ryawe rero wenda icyo bagukorera bashobora gufunga bakakugemurira twese bagahamagara basibamara abanyamakuru bagenzi bawe tukakugemurira ariko wahanwa ku giti cyawe buri muntu urumva buri muntu acunga izamu rye cyane cyane mbwire nk'abantu b'abasore hanze anga hari ikintu cyitwa abana bitwa ngo baribu numva baba ngo barangore riribusha urumva bano bana batuje imyaka y'ubukure nangwa abantu bitwararike n'abakobwa bacu nabo ntiboroshye rimwe nubwo natwe tutoroshye ariko irangingo igendanye n'igitsina no gusambanya umwana utuje imyaka y'ubukure wenda nk'umukobwa mukuru mushaka kumvikana wambaye umuntu nawe ushaka ikeneye imibonano mpuzabitsina ariko nyaboneka basore bagenzi banjye twitondere bari abana batujije imyaka y'ubukure kubera ko uyu munsi urajya ku gisimenti haramamaye ukana umwana afite amabere aje imbere y'amabuno n'iki yarariye mayoneze n'iki byose afite umusatsi ukavuga uti uyu ni umukobwa mukuru pe ariko afite imyaka 16 twitwararike basi nujya gusambanya cyangwa se ubundi harongora umugabo arongora umugore we bari birabyita gusambana niba ugiye gusambanya umukobwa mwabyumvikanye mwaka indangamuntu ibintu ubu ngubu byakomeye tugomba kuba serious mwaka indangamuntu akasuga ibyo bintu wawo karije umubiri ariko uzi umubiri ariko nanone ibaza imyaka 25 mu nshere uretse ko hari ikibazo nabajije umuvugizi wa RIB Murangira Bibasiye dogiteri hari ikibazo namubaje naragipininze kiri kuri Instagram yanjye Sibomana Kadomo Imana kuri Twitter naragipininze Sibomana_Ema naramubajije tunashimire RIB ikorana neza RIB na polisi y'u Rwanda ni bimwe mu bigo bya leta bikora neza n'itangazamakuru iyo umwandiki aragusubiza genda umuhamya kubivuga n'abanyamakuru mu rusange iyo wandikiye RIB ku mbuga nkoranyambaga baragusubiza wandikiye polisi baragusubiza abandi immigration mu by'ukuri kwandikira umuntu ngira ngo bonye ko ejo ndi bandika bakomanta kuri kumbabazi za Bamporiki honorable Bamporiki n'umukuru w'igihugu arakomanta kandi yasubije igitekerezo cy'umuntu afite abafurazi 500 bivuze ngo ibi byo gusubiza RIB narayibajije ngo ese iyo umusore w'imyaka 17 atenda umukobwa utararenza imyaka 18 bose bari munsi ya 18 bigenda bite ese uwo mukobwa twise urumva umukobwa yatwise ariko yitewe inda n'umuntu utarujuza imyaka so ndagira ngo ibyo yasubije mujye kuri Twitter yanjye Sibomana_Ema murebe ingingo zitandukanye yagiye asubiza namwe kugira ngo mutazaga muri umutego munare n'ibiri kuri social media cyane kabisa barebe ngombwa hari kuri côté positive turi muri côté negative biraza guha ubutumwa cy'umuturage wumva ko kuva ari ministeri nyine yababari kubera titre afite erega ugomba kumenya ngo ese nimba yababariwe byanyuze mu zihe nzira yasabye imbabazi ega buri ikintu ugomba kumenya leta n'umubyeyi urumva kandi leta n'umubyeyi ni leta y'imbabazi itanga imbabazi dukurikiye n'amateka y'u Rwanda yagiye yaba n'iki hagaragaye ikintu cyitwa imbabazi urumva aho none igiye guha imbabazi umuntu wazisabye bishobora kugira gute koroha bikumvikana ariko wenda nk'ikibazo nk'umuntu udasaba imbabazi ariko ibyo ntiwabimenya n'iki ibyiza nuko buri muntu wese yakwitwarira ibindi tukabiharira inzego zibishinzwe ni sawa cyane kabisa aho ngaho cyagenda binakemuka neza cyane tuva kuri iyo ngingo kugira tuganire n'ibindi ubutumwa abantu bakomeje kwibasira Bamporiki kuri za Twitter
ni ugukomeza ikibazo. Oya, icyo nabwira abantu gutanga ibitekerezo kuri Twitter biremewe, ariko abantu nkanjye nagize amahirwe yo guhugurirwa no kwiga ibintu bijyanye na social media. Abantu bagomba kumenya ko icyo bita cyber crime, hari ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, gusebanya, gutotezanya, guharabika binyuze ku mbuga nkoranyambaga, guseba ibintu nk'ibyo byo kwinjirira, urumva, gutoteza ibintu nk'ibyo ni ibyaha bihanwa n'amategeko, urumva, ni ibyaha bikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'iki, harusha kuvuga ngo uruhame n'uruhe, harahahurira abantu. Ikindi abantu bagomba kumenya ko n'uburaya bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, hari n'uburaya nyambukiranyamipaka bifashishije ikoranabuhanga, internet, hacuruzwa n'ibiyobyabwenge, gucuruza abantu. Bagomba kumenya ko imbuga nkoranyambaga ni ikintu gikomeye cyane, abantu bagomba kukijyamo bakize, bakahora bashaka. Muri Google haba harimo ibintu byose wibaza. Google harimo inyigisho, YouTube harimo inyigisho, ariko ni bangahe se bajya kubyiga? Abenshi baba bari kureba abarwanye, abasambanye, cyane cyane inkuru z'ubusambanyi, ngira ngo mubona inkuru z'ibishahu zigira views nyinshi. So nkibaza nanone birambabaza ntabona abantu internet batari kubibyaza umusaruro. Urumva, babibyaza umusaruro. Iyo urebye views ziri ku nkuru z'ibishegu, ntabwo ari abashinwa bazirebye, abashinwa ntibumva ikinyarwanda. Kandi nta muntu ushaka kugaragaza ko yabirebye. Abenshi hari n'abaza muri fake account, ariko bazireba bateze imbere aba YouTubers. Nk'iki kiganiro mu gisharinge message iri gutanga igere kure, mu sharinge. Ikindi hari ukuntu bashaka gufasha yaba ari channel yawe cyangwa se na channel z'abandi, avuga nko kubana bari hanze bafite za wifi, ashaka kujya kuri yawe TV agakora subscribe akanakunzogera, ubundi akajya handitse ngo play all, ubundi akagabanya volume. Hari n'ukundi kuntu ujya kunoza imaze gukana kuri play all, ujya muri setting ukajya ku muvuduko ukihutisha kurya noza YouTube barako byarebwa. Hari n'ukundi kuntu ujya aho bitango incognito, kurya ushaka gufata machine imwe igakora akazi nk'aka machine 20, oya nk'icumi bitewe na internet kuntu yihuta. Ariko ntacyo nibyo babikore, ikiganiro bagisharinga kigere kure. Ubwo bwari ubutumwa bw'abantu bakomeje kwibasira wa Minisitiri Bamporiki. Ugomba kubagenerwa, ntabwo tukibavaho. Wenda twinjire mu bya Miss Rwanda. Impamvu ari byo duhise twinjiramo nuko ku kibazo cya Presikide hari n'abagiye babihuza na Minisitiri Bamporiki, kuko nawe yarashinzwe umuco, bakavuga ibyo nta evidence mbifiteho, twabihariye inzego zibishinzwe, ibyo ntacyo nabivugaho. Presikide abantu bakavuga bati se ikibazo cye kuba perezida yarakivuzeho muri ya nama ya FPR aherutsemo byaragikomeje. Ntabwo boyega ikiri aho bigeze twabiharira inkiko, kongera ngo ubu ngubu ntabwo baraburana, twategeze ryazaburanira tukazabikomanta nibura yarayaburanye, kubu nta makuru dufite twese. Kandi noneho urabona hari kuvuga impande zimwe, abamuvuga abamukomantaho Presikide ntaravuga. Kandi ikindi ibyaha ntibiramuhama, ntabwo araburana, kuko ngira ngo ubucamanza mu nkiko nibo bemeza ko umuntu ari umunyacyaha, bakagaragaza n'icyaha akurikiranyweho aregwa cyamufasha, hagaragara n'ibimenyetso. Ubu ngubu ndumva twabiharira inzego zibishinzwe. Muheto ni umuntu cy'ubungubu. Muheto navuga ko nimba baramwatse happiness gatinyuka kubihagarara n'iki. Gusa nibura nitunashimira nibanashimira Muheto, baraye isoko gira isoko, tunashimire n'umubyeyi we Afande uyobora n'intara y'Amajyaruguru, n'ubize ngo umupolisi mu ntara y'Amajyaruguru. Tushimire umubyeyi we, nimba afite na mama we, bose kabisa tubashimire, kubera ko buriya Muheto kwitwara neza byanze kunze bikomoka ku babyeyi. Ikindi none cyabaye nk'ikinshanga kuba Muheto, wenda ibyo nabibaza Mutesi Jori cyangwa se muzamubaze nk'abanyamakuru bagenzi banjye, kuvuga ngo Muheto uri mwiza pe, ibyo yavugiye mu burengerazuba nanone bifite ikindi bivuze. Kuba Muheto no ku musozo speech zikaba zimeze kimwe, ibyo ni ibirona ko muri Miss Rwanda hari harimo utubazo n'iki akubura nteza ko kuri kuzajya hagaragara. Ese ubwo si ubutumwa bwo wa mugani busa no buvuguruza ko Muheto biriya bintu yavuze ntabwo bifitanye isano na Jori, batse umuntu wamubwiye ibintu arangije aragutana. Harimo erega urujijo tugenda duhura nago, reka mubwire bizagira ahagaragara. Ibintu byose bigira iherezo. Ni intambara iri gutuma yo muri Ukraine na Russia ituma ibintu byose bihenda, ibintu byose ngo hari intambara, ibintu byose hari intanga. No kugura dodo ngo byazamutse, ibintu byose uzi ko ngo ujya no kugura igitsina bavuga ngo ibiciro byazamutse. Ndabivuze ko kirasi kigurwa se, nese no marogi bayasengeramo haberamo amateraniro, hano marogi se bakorwamo iki? Nta bintu mvuze. Rogi si nyinshi, rogi ni nyinshi, ariko nibyo mvuga ngo nese haberamo amateraniro abaramye n'abahimbaza.
ariko hari n'abacumbikamo wenda ntabwo mvuze izina rya rogi ariko niba business y'igitsina ni ibintu nzi mu isi ahantu hose birahaba hari abagabo n'abagore imibiri irakururana n'iki abaca inyuma abagore babone iki wenda n'ikindi kiganiro cyihariye cy'uburaya bujya bugaragara hanze ahangaha mu isi bazashaka ikindi kiganiro cyihariye twazabikora twabisesengura ugumva wa mugani n'ako kantu ka muheto wo gutangira uri mwiza pe bikangira asubiyemo speech ye bikangira none finally ya magambo aba tunibaze muri kano kanya ko turi kuvuga kuri Miss Rwanda n'ubwo wenda turebe mu mutima w'ababyeyi bafite abana bagiye muri Miss Rwanda barababaye uyu munsi abantu baravuga bati barabakobwa abandi bati n'amazina nge ntanasubiramo ariko wibuke wowe uri kubivuga ufite abana biga primaire b'abakobwa secondaire nabo barimo barakura nutabaho uburere bazatanga happiness iyi ni challenge ikomeye ku banyarwanda bose kurya umubyeyi wese aho aravuga ati ariko social media nsigenze ikunda happiness ahundi happiness bavuga iki ni ibyishimo nyine mu buhe buryo tunabonye na Shadi Bejo ndakana postinze bashyiraho happiness nabonye ari kuri Instagram yasinze happiness nyine bigwe ibyishimo iyo ngutanu kuki utamaye happiness nyine nese nyine abantu barumva ko ari ibyishimo ariko yo bituruka ku mibonano mpuzabitsina ntibagabice ku ruhande ni ibyishimo bituruka ku mibonano mpuzabitsina ikindi nabonye kubavuga kuri Prince Kid mu by'ukuri tubaye abanyakure twese twambaye umubiri keretse ikiremba uri umusore bagushyize muri barakubwa baraba Miss beza kuriye bindobanuri wibuka ko ubafiteho nimba nabita uri nk'umuyobozi bagukesha ikamba imodoka ibindi bihembo yenda zanjyana hanze uravuga rikijyana mu matwi yabo nango bo biragoye ko yagira amahitamo yo kwango no mu ntege nke za kimuntu n'iki reka nkubwire umusore nabonye harano bari gutuka Prince Kid ntabwo mukigikiye wenda kubyaha kurikiranyweho n'iki ariko hariya iriya ni challenge ikomeye yashyizwe muri bara abakobwa aho nibura 99% simvuze 100% nibura hejuru 98% y'abagabo bose simvuze 100% nyumve neza abasimbukura mutego cyase kiriya kigeragezo Prince Kid yahuye nacyo nubwo turi kumutera amabuye ni bangahe ni bangahe bagushiza agati inkumi zingana kuriya uri umusore urazura umugara uri muzima n'abasamusoni ko byanze ni bangahe yego nyine ntabwo nshyigikiye ibyaha ibyashyekwaho no gwenda bitaramuhama ariko mu by'ukuri umuntu w'umugabo w'umusore nimba umugabo asiga umugore agasambanya umukozi wo mu rugo uvuye mu gikoni unuka ibyiro n'imyotsi reba bari abakobwa hora bari ku myako uri umuntu w'umugabo ubu se twebwe wenda ndavuga n'umuza busanzwe kuba tutabiyamya n'iki hano ukabaho no kwirinda n'iki ubu se nabamba mu nzu ndi kumwe na zira nkumi ntagera ngatsindwa so abantu bari gutuka Prince Kid hari byakurikiranyweho n'iki ariko tunarebye n'umuza busanzwe naho yari amabuye nimba yaratangiye Miss Rwanda 2014 kugeza n'uyu munsi hari bamwe muri twebwe ushyize muri la position yahita afatwa n'amezi 3 adashize akareba akarabye indi agahita afatiraho bakabaramufasha so naho yari amabuye tugiye kuri urwo ruhande rugendanye n'ibitsina urazirukuruzi hagati y'umugabo n'umugore naho yari amabuye ariko reka tubiharire inzego ariko icyo kintu wa mugani nacyo tukivaho undi wa mugani imibonano mpuzabitsina bamirihe banga ko narashaka umugore ukomoje uravuga ngo wa mugani umugabo usiga umugore we mwiza akajya kumukora erega ubundi bitsina ni bimwe ntusa Apotre Paul gitwazageze kwigisha mu rusengero muri Zion Temple avuga ku nyigisho z'abashakanye mu rusengero urazi ko no mu rusengero bihagera n'abagabo n'abagore n'abatandukana n'iki avuga ati mwabagabo mwe muca inyuma abagore banyu mwabagore mwe muca inyuma abagabo banyu ati ibitsina byose ni bimwe na Apotre gitwaza babivuze mu nyigisho z'abashakanye byo munyira kuri radio authentique ndi kubyumva ati ibitsina byose ni bimwe urumva ati igitsina cy'umugore ubyibushye icy'umugabo unanutse hari kuntu y'abango ngo baranga abagabo bananutse ngo barebare ngo ibitsina byango hari kuntu abagore bajya babivuga yiteze amatwe gutya none bakavuga ati igitsina cy'umugore unanutse ubyibushye umukire umukene cyase abagabo urumva hari n'amakuru bavuga ngo abagabo babyibushye bafite ibitsina bizo kubona n'iki ati byose ni bimwe mureke guca inyuma abo mwashakanye mwabagore mwe mwabagabo mwe mwubahe abo mwashakanye mureke kubaca inyuma mureke kubababaza urumva umugore wawe umukundi mukundwakaze umugabo umukundwakaze atanga urugero rw'abantu bateguye amafunguro byo mu bakire
na wa mukene wasonze akagari ke agakaranga inyanya indagara karya ubugari icyambere no kugira peti ugashinzara amundi hagashye so ngira ngo nibyo ngibyo umuntu yavugaho ariko ibyo ni ibitekerezo byanjye bwite. Okay, ni sawa cyane wenda turimo wenda turajyanga izo ngingo tunazireke ariko se wamugane kuri experience ufite ntabwo urashaka ariko hari n'umuntu ubuzima bwa na experience si ngombwa ko uba warashatse tuvuge ngo ko tubonye ko ari bimwe byabanga bituma umuntu acinya mu wundi ni irari no kutanyurwa n'iki kubangwa umugore wanjye nda ni mugufi umuremure ameze ate unanutse ameze ate byose ni bimwe abahanga mu gukora imibonano mpuzabitsina ngira ngo hari amasomo biga bita sexology ni amasomo ni science igendeye ku bintu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina n'iki bavuga ko ibitsina byose ari bimwe yego ntabwo ari bimwe bura ibitsina byo bibamo ubwoko butandukanye wenda twazafata umwanya wo kwiga ku bintu ku bwoko bw'ibitsina byaba ari ibitsina gore n'ibitsina gabo n'iki biba mu buryo butandukanye ariko ku bintu bigendanye no gutanga ibyishimo byose ni bimwe ariko nanone binaterwa nanone n'ukora cya gikorwa ushaka kugenda yego kurumva hari nk'umugabo ushaka kugenda ese ntujya wumva abantu tubwiye mu mazina yabyo ujya wumva bavuga ibintu bita abantu bita abunganizi abo bita abapfubuzi ngo bajya kunganira ku muntu wabikoze nabi biba hanze birahari nuko nabonye abantu umuntu avuga ibintu mu mazina yabyo ngo bira ntagomba kubivuga nitabivuga bizacika gute ngo hari umugabo utazi kurongora mu kinyarwanda cyiza urumva yarangiza rero umugore yabona biri kumubaza yavuye iwabo yararyaga yaranywaga araje aragusanzura umugabo kumurongora birakunaniye nese urumva naguca inyuma rimwe na rimwe hari gihe ibibazo twebwe tubiteza ikindi hari abagabo batabonera umwanya abagore babo yazindukiye muri business atashya atinze umugore yariye yahaze ubushyuhe buraje nutaza ngo muzimirize umuro biragenda bite kimwe mu bintu bisenya ingo rero umugore arabura umugore we hari abagore none bari busy mu kazi n'iki hari n'abandi bagore usanga none baharika abagabo babo ugasanga ariko bibaza uri umugabo ugataha ugasanga imodoka iparitse mu rugo iwawe ubaza umugore n'imodoka ni iyande ati niyanjye wayikuye ko nzi ko nta mafaranga ufite yagura imodoka mwumva sheri ngo numuboro wanjye ngo nta muboro dukorana ngo yimpaye kuri anniversaire yaguye imodoka kuri anniversaire urumva harakurikiraho iki so rimwe na rimwe rero ndatuzakora ikiganiro gituma kirebe hamwe ku kingo ziri gusenyuka muri no minsi biri guterwa n'iki ku cy'abantu abateretana barabeshyanya n'iki ubwo yaba ari topic uko twazekora ubutaha. Okay, first sana dusoza cyangwa se turanasoje kuri ngingo ni yawe TV tugaruka kuri stories zitandukanye tuyutse n'abantu gusura website yawe TV kugira ngo babashe kumenya amakuru abageze ikintu cyambere n'amakuru